Yes, muhawe ikaze. Iyi ni Byose Ahabona TV, nge ndi umukozi ukorera Byose Ahabona TV. Reka duse nk'abaza kuganira ku murongo wa telefone dufashwa na Paul Nyawe n'ubundi aho aherereye, kugira ngo abantu bari muri studio ya Byose Ahabona TV babashe kubagezaho inkuru twabateguriye. Ariko nyuma yuko twinjira mu cyumba cyangwa se mu nzu, mu rusengero rurimo ruraberamo umuhango wo gusezera nyakwigendera Theogene Inzahuke, turagira ngo rero duse nk'abanyuza amaso mu binyamakuru twatangiye kumva hirya no hino byagiye bivuga ku nkuru ya Theogene. Noneho rero nsohotse muri studio kugira ngo nze kwinjira neza, turakoresha telefone mu buryo bwo guhamagarana kugira ngo izi nkuru tuzakurikiranire 5 kuri 5 aho tugenda tubabwira uko byifashe, ariko tunanyuzamo tubaganirira ibyagiye bivugwa hirya no hino ku ma social media atandukanye. Iyi rero ni Byose Ahabona TV nk'uko twabibabwiye. Abantu benshi bagiye batangira bandika amagambo menshi, nakwita amagambo y'agashinyaguro, aho batangiye kuvuga ngo ni kwera iki se impanuka yaguyemo abantu 4, bakaba batangiye kuvuga umuntu umwe mu rugo rwaguyemo 2, ariko tugira ngo twumve mu busesenguzi bwa Paul Nyawe abashe kudufasha nageramo indani, abashe kubona uburyo ki abasha kutuganirira anakurikije abantu bari aho ngaho, anatubwira uko byifashe. Reka rero tuze gukoresha umurongo wa telefone kugira ngo tubashe kuganira neza, tubikurikira 5 kuri 5, ariko tunasesengura ni kwera iki abantu benshi barimo baratangira gusa nk'abayobya abantu muri iki gihe cy'akababaro. Ntabwo twe dukwiye kuyobywa, ahubwo ni igihe dukwiriye kumenya twebwe dusigaye, ahubwo urubanza rwacu n'uruhe, cyangwa se twebwe dutunganye iki kidatunganye, kugira ngo nitugera igihe cya nyuma cy'impanda yacu cyangwa se cy'iherezo ry'ubuzima bwacu, icyo twagomye kuba twatunganyije, twe guhagarara cyangwa se gutinda mu ngabangabo, ahubwo twibaze ngo twe twakora iki. Reka ninjire indani ntabatindiye maze dutangiye n'ubusesenguzi, ariko nanakurekinira hafi uko igikorwa cyifashe hirya no hino, cyangwa se ahangaha muri ADPR Nyarugenge, mu rusengero runini rugari rusa nkaho rwose nta mwanya wabona uje aya masaha, rwakubise rwuzuye. Reka nse nk'ubasimbukira gatoya, reka nkoresha umurongo wa telefone kugira ngo bize koroha, turakomeza tubaganirira nta kibazo. Mwiriwe neza. Iyi ni Byose Ahabona TV, aho tubahamagaye kugira ngo mubashe kudufasha gusobanukirwa ko nabamenyesha ko nza kubahamagara. Rero turagira ngo tubahe umwanya nyakubahwa mwibwiye n'abaduteze amatwi kugira ngo babashe kumenya ngo muri bande, maze mutangire mudusesengurira ku bw'ayo makuru yatangiye kuvugwa hirya no hino. Twaje gusobanura bamwe mu bantu batangiye gukoresha niba mutumva mwadufasha mukajya ku ruhande rw'indangururamajwi zimo ziratuvugiramo, bikaza ari nka Nyiramubande, mwajya ku ruhande gatoya. Yego nta kibazo, reka nse nkujya ku ruhande gatoya. Murakoze cyane, nitwa Paul Nyawe. Ndabashimiye ku mwanya muduhaye kugira ngo tubashe gusobanura bamwe mu bantu batangiye gukoresha urupfu rw'umuvandimwe Theogene Inzahuke mu buryo bw'inyungu zabo cyangwa se inyungu z'amadini bakoreramo. Reka aha turi ni mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge, aha mubona abantu bakubise buzuye rwose, bigaragara ko narwo rwabaye rutoya kuko hose aya masaha bageze ntibabona aho bicara. Reka dutangire muri ubu buryo. Iyi ni Byose Ahabona TV baduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira, abantu bashe gusobanukirwa n'impamvu ki uyu munsi turi ahangaha. Ese amagambo twumvishe hirya no hino yo arasobanura iki cyangwa se ashatse kugera ku ki? Murakoze, reka ntangire muri ubu buryo. Nkuko bivuze umpaye umwanya kugira ngo mbashe kugira ngo nibwire abantu, ndi umusesenguzi, ibyo birahagije. Naho ubundi icyo watangiye gukomozaho cy'abantu bashatse gukoresha iyo turufu kugira ngo babashe gukoresha social media yabo, bakabinyuza mu nzira zidakwiriye, abandi bakabinyuza mu nyungu za politike z'amadini yabo, z'imiyoborere y'amadini yabo, abandi bakabikoresha mu buryo kugira ngo ama YouTube channel yabo atere imbere. Ibyo byose birahari, bivuze ko rero umuntu mukuru uzi ubwenge ntabwo ari ukujyanwa n'ibihe, ku buryo abantu bahaguruka bagaterura ikiganiro rimwe na rimwe twavuga gisa nka gushinyaguro, n'ikiganiro cy'agashinyaguro barimo barakoresha. Urabona twinjiye mu magambo nyirizina. Icyo twakwita agashinyaguro ni iki? Ni igihe wapfuye we utabasha kwifatira icyemezo, icyo gihe abantu babugufi be nibo bagomba kwifatira icyemezo.
rero iyo utangiye gutekereza igitekerezo cyo kuvugira uwapfuye kandi afite umuryango, icyo ni ikosa rya mbere ubukoze. Keretse wenda aramutse ari undi muntu udafite umuryango, udafite abamwitaho, icyo gihe nibwo twese twashyira hasi ibitekerezo byacu tukabasha kuganira kugira ngo nibura duhane ingingo ku ngingo y'uko umuntu wacu twabasha kumushyingura. Ariko ibi tubyita agashinyaguro mu gihe uwabuzuwe hari ukuntu amerewe, tubyita agashinyaguro mu gihe uwabuzuwe arimo kumva amajwi avuga ko bitakwiriye kuba uyu wabuzuwe ngo atazanye n'undi w'abandi ngo amushyingurane n'umuntu we. Bivuze ko uwo muntu nawe niyo nkuru numvishe ko ariyo duheraho, bivuze ko uwo muntu wapfuye Theogene yapfanye n'undi musore bita Donati. Ariko uyu munsi tukwiye kwivugira mu magambo makeya, tuvuge mu buryo bumwe. Donati ni umuntu umwe ukwe, na Theogene ni umuntu we ukwe. Kabiri, Donati ni umukozi w'Imana mu buryo bwe, na Theogene ni umukozi w'Imana mu buryo bwe. Ntabwo umwe yafatiraga undi mikrofone ngo avuge, nubwo bagenda 100%, ahubwo buri umwe yavuga kwe akavuga ubutumwa kwe. Nta na rimwe tujye twumva Donati cyangwa se Theogene avuga ati yewe nimfa muzampambane n'uyu, ngo tube ko twishe amasezerano ye. Kuba bagendanaga, yamureraga, yamwitaga nk'umwana we, ibyo byakorwaga na nyakwigendera. Ariko uyu munsi umuryango wa Donati ufite aho uba, bagomba kubashyikiriza umwana wabo, bakamenya ko umwana we yitabye Imana, noneho umuryango ugashyingura umwana. Naho kuba mwavuga ko bapfanye baba bakwiye guhambwa hamwe, ngo hari abakene mwinjiye mu bundi buryo kugira ngo wenda mutangire mugonganisha imitwe. Harabona umushe batangiye kuvuga ngo abapasitoro n'abagome n'abatindi, ariko se aho yagiyeho n'abapasitoro bahari, naho barahari kandi bazamwakira nk'umukozi w'Imana witabye Imana. Ahubwo ikintu nagaya aba bantu barimo baravuga ngo kuki ahabereye ikiriyo hapfuye abantu babiri barimo baravuga umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo ese koko aho yajyanweho nta kiriyo, ahubwo biranababaje kuba wowe uzi ayo makuru utagiye kwicara kwa Donati, noneho ngo wicare uvuga ati nanjye ndi kwa Donati, ufite YouTube channel nk'uko murayikoresha n'iyandi mateleviziyo atandukanye, mwicare yo muvuga ati nubwo bamwe bari kwa Theo ariko natwe twanyarukiye mu muryango wa Donati. Noneho twicaye, nubwo mwakurikirana izo nkuru ko mujye munaza munaga akajisho ku nkuru ya Donati wapfanye na Theogene, muzamura iyo nkuru ivuge cyane hirya aho ngaho, natwe tuvuge ya Theogene. Uyu munsi rero twebwe twivugiye kuri Theogene, kandi Theogene tugomba kumuvugaho. Reka nse nkuvuga kuri Theogene gato, ndavuga no kuri Donati gato, ariko ndavuga uwo nzi ngewe ari we Theogene. Donati we narwo nari muzi, nagerageje no kujya gushaka zimwe mu ndirimbo ze, nsanga n'indirimbo yagerageje gukora na Theo, izindi n'indirimbo ziraho, rimwe akora ibiganiro by'ivuga butumwa. Ariko gatuvuge kuri Theogene, ndagaruka kuri Donati. Theogene uyu nguyu n'umwana wo mu cyaro cyahera abandi muri kankoresha mvugo mu mbabarire, mu cyaro cya kure, gatubyite gutyo, uwo ngo aramuzi. Theogene umwana wo ku muhanda, uwo ngo aramuzi. Theogene umukecuru muri quartier, uwo ngo aramuzi. Theogene minisitiri w'urubyiruko aramuzi. Theogene perezida w'igihugu aramuzi. Theogene nta muntu utamuzi. Theogene akunzwe n'abantu benshi, abavuga n'abatavuga, ibyo tubyemere. Theogene uyu urupfu rwe rugomba kubaho, ariko rukabaho mu buryo rugomba kubaho rugakora ku mitima ya benshi. Niyo uca ku muhanda ukumva abana bamayibobo ku mihanda baravuga ati pasiteri wacu yapfuye winiga, niko bajyaga numva bamwe bavuga. Abandi bakavuga ati pasiteri yari umugabo yatumenyaga ku muhanda, aho uciye mu mabotike ati pasiteri yanyuraga ahangaha, yagiraga umutima mwiza mu masoko, mu maguriro, mu nsengero. Pasiteri Theogene yarivugiye, ibikorwa bye biravuga, ntabwo nabisubiramo, mwese murabizi. Niyo mpamvu rero urupfu rwe rugomba kuza ari urupfu rugomba gukora ku mitima y'abantu benshi. Uyu munsi nicyo mwavuga cyose, nicyo mwakora, nta gishobora gutuma Theogene agaruka, ariko nanone ntacyo mwana akora cyatuma Theogene atishimirwa n'abantu nubwo yapfuye. Uyu munsi ndararikira n'abantu benshi kuza kureba, haba aho kuwa kabiri twari turi mu rusengero rw'i Nyarugenge twizihiza ubuzima bwe, twibukiranya amateka n'ibigwi bya Theogene. Ntabwo rero bivuze ko hari abantu bakeya kwa rusengero runini banahisemo mu gihugu, baravuga ati muri Kigali nihe twakwicara, bahitamo kwicara mu rusengero rw'i Nyarugenge, urusengero rugari runini. Hari amateka menshi, hari amarira menshi y'abantu batandukanye. Theogene rero akaba
yitabye Imana, avuga Imana imuha amahoro n'imigisha cyangwa se imuheruko udashira. Ariko Theogene uyu tuvuga afite amateka yivugira, twe niyo twaceceka amateka yavuga. Rero abo bashakira kwibaza ngo Theogene kuki twamuvuze cyane, kuki Theogene urugo rwe ruvugamo Theogene hapfuye abantu babiri, ndababwiza ukuri ko mu rugo rwa Theogene hapfuye umuntu umwe, noneho undi bari kumwe nawe wapfuye wabaga mu rugo rwe yabashe kugezwa ku muryango we kugira ngo babashe gusezera ku muntu wabo mu buryo bworoheye. Theogene nawe ubwe kumushyingura twebwe ntabwo twavuga ko biza kuba ari ibintu byoroshye. Theogene kumushyingura ndatekereza ko bene abaye ngombwa bazana polisi y'igihugu kugira ngo ibashe gutanga umutekano, iyobora ibinyabiziga biba bihari bibashe kugera aho bigera, kuko urahura n'umuntu wese tundajya ku rupfu rwa Theogene. Ukibaza twese abanyarwanda nitujya ku rupfu rwa Theogene turanyura he? Nimba ko ni umuntu wari ufite agaciro, wari ufite icyo amariye sosiyete, afite icyo amariye abanyarwanda muri rusange n'abari hanze y'igihugu, arabafite benshi cyane aba diaspora. Ariko Theogene ni umuntu urupfu rwe nanjye ubwanjye rwankoze ku mutima. Ni umuntu rero udakwiye kuvugirwaho amagambo asa nk'ayo y'agashinyaguro. Uburyo bwiza twakayobeyemo amagambo, yari umukozi w'Imana, yari umupasitori. Undi mwana wapfanye nawe yari umuhanzi, ariko ntabwo bivuze ko ari nawe ngiye kwinjiraho, ntabwo bivuze ko umwana w'umuhanzi nawe atapfuye, yapfuye. Ariko igitangaje ni uko Donat bamuvuga nibwo namwumvishije, mbabare cyane nkumve nabi, nibwo namenye Donat ninde. Muza kumva YouTube channel zimwe zivuga ngo Donat yakoze umurimo w'Imana ahantu hakomeye hatandukanye mu byaro bya kure, yacinye umuziki. Ibyo rwose Imana nawe izabimwibukiraho, ntago twabiveba cyangwa ngo tubirwanye ngo si umukozi w'Imana niwe. Kandi nanone tubyivugisheho kuri iyo batumye nk'abapasitori ku meza, hari ameza ahoraho n'abapasitori, kuko Bibiliya yavuze ngo kubaha tububahe, abo kubaha tububahe. Urumva ko ntabwo wafata wa mwana w'umukristo mutoya umucazanye n'abashumba. Hari intebe z'abashumba, hari intebe z'abarimu bashobora kwicaraho, hari aho bashobora kwinjira bataha ni mu bashumba, ni mu barimu. Niko Imana yabyubatse, n'uburenganzira n'imiyoborere myiza y'abantu wenda twavuga bagize itorero. Mwerere kuvuga ngo itorero rya ADEPR ngo ryafite irimi ry'abakire n'abakene, hari unushatinyusa akabivuga. Ariko inshuti yanjye mwe gufata ibintu ngo mu bihe intera yindi umuntu arababaye yabuzuwe nk'umuryango, kumva ayo magambo mutangiye gukoresha yo gusesereza, ntabwo yaba ari amagambo meza. Ahubwo nababwira inama nakomeje kuvuga kare, mwagatuye intambwe mukegera uriya mwana Donat aho atuye, cyangwa aho mwavuze ko mubizi neza ko ariho ari ibyumba, mukagerayo mukavuga ati rwose ubu turi kuri wa muvandimwe wacu, ariko yabonye umuryango we akomokamo, nubwo wenda atari we yabagamo, ariko urumva umuntu apfuye agomba kujya mu muryango we, bakabasha mu muco niko bimeze, bakabasha kuyagira umuntu wabo. Rero niko twanabigenjeje. Umuntu ari mu maboko y'umuryango ni nawo ukomeye. Reka nange urugero gatoya, ariko mumbabarire, ntago nje gusa nkaho mvugira ko bapfuye. Iyo tuza kugira gutya kambaho urugero, nimuze kundeba nabi nimunera amabuye, iyo muza kujya gutya wenda tukabona Theogene ararokotse iyo mpanuka, yamara kurokoka impanuka uriya mwana Donat agapfa, uyu munsi hari uko tuzi Theogene yari gutwara wenda ikibazo cyabaye. Noneho reka mbaho urugero, uwo mwana akaza guhabwa icyo bita amafaranga ya insurance. Aya mafaranga tuvuye ko bamuhaye wenda $500,000 z'amadolari. Aya mafaranga agiye gutangwa ku rupfu rw'umwana, ndatekereza ntabwo bavuga ngo tuyahaye Theogene. Mubyibuke neza, munabitekereze neza, ahubwo barabaza ngo ninde wa bugufi bo mu muryango w'uyu muntu. Wabyumvishe neza, abantu mushaka gukoresha amarangamutima mukayakoresha nabi, ntabwo ari byiza. Iyo haza gupfa uriya mwana Donat, Theogene agasigara, hari kuba ikintu kivuga ngo aya mafaranga avuyemo mu rupfu rw'umwana Donat tujye kuyaheza. Ntabwo bari kuvuga ngo tujye kuyaheza Theogene nk'umuntu amureraga, ahubwo barabaza ngo ninde wa bugufi ukomoka mu muryango wa Donat, tubashe kumushyikiriza aya mafaranga nk'umwana wabo ubavuyemo.
aho bicaye mu cyaro cyangwa se aho bibereye kure bari kujya kuruka na base babo baraje cyangwa abanyina babo niba bafite cyangwa n'abandi benshi bakomeye mu muryango we batangiye kuboneka. Bivuze ngo rero mw'abantu mwe mujye mutekereza kabiri, mugatekereza rimwe. Bamwe bafite inyungu bashaka kurwana n'amadini ariko dutekereje kabiri. Wenda kuri Theogene mbaye nkusubikiye aho ngaho ntarajya kuri Donati, sinzi niba wanyemera nkajya kuri Donati. Yego ndakwemereye, noneho watuganiza kuri Donati ukatubwira Donati uko wakumva bisesengura, kuki yajyanwe mu ntara, kuki ese batamuhambye kimwe na Theogene nkuko wagiye bivugaho gato, ariko utinze kuri Theogene. Noneho mwadufasha mukasa nk'abaganira kuri Donati. Murakoze. Donati rero nibyo nakubwiye kare, nabaye nkucamo mu ncamake. Nakubwiye ko Donati nagerageje gushaka kumenya nihe ndirimbo naba nzi ya Donati. Nanditsemo ku YouTube channel ku muntu byangoye ariko yitwa Donati TV. Nagerageje kujyamo nsanga Donati yakoze ibiganiro by'ivugabutumwa, arabwiriza, ariko tujyanye ku buhanga n'ubumenyi n'impano. Theogene amuri hejuru cyane, ntabwo twabigereranya. Niba utamuzi urumva ari ikibazo nawe. Noneho rero Theogene hari uburyo yabwirizagamo bwe bw'umwihariko twese tutanashobora nk'abapasitori, ariko noneho Donati we hari uburyo yakoragamo bw'uririmbyi nabivuzeho, ariko Theogene navuze ko yivugira n'umuntu mu cyaro kure aramuzi. Niyo mpamvu nababwiye ngo rero Donati igishoboka kizima nuko byari bikwiriye ko ashyirwa umuryango we kwishimira kubona ko umwana wabo nubwo yapfuye ariko bamubonye bwa nyuma. Ni ibintu bisanzwe, hari icyo bita gusezera ku muntu wawe. Bagomba kumenya ko umuntu wabo uko yapfuye nyirizina, kuruta uko bavuga ngo nimuze muzi Kigali wenda ubuzima nabo ntibwari bubemereye, ariko kubegereza umuntu wabo hari icyo bifasha sosiyete nyarwanda. Ahubwo mumva ubugome bwawe burimo gufata umuntu mugasa nk'abamushimuta, mukamwambura umuryango, mukamushyira ku rwego bataza kwisangamo, bakavuga ngo wenda tujye kumukingura i Kigali, ntihaze kubamo abantu batekereza ngo muzi kuzana abantu b'iwabo b'inkomoko, ariko ugejeje umuntu wabo ahantu uri ko biri kose ingoma zarakunja, ntiba yarashyuha nako ntabwo bibagirwa wabo mbeho. Uko biri kose ntabwo Donati yari kubura kujyanwa iwabo kugira ngo n'ababandi bakure bamenye ngo wa mwana wa runaka Donati yaje kugira ibyago, yapfanye na wa mugabo w'umupasitori. Ibyo ni ibigwi. Urumva ko pasitoro baramuzi, ariko urumva ko kugira ngo yumvikane neza bahita bavuga ngo yapfanye na wa mugabo w'umupasitori. Urumva ko rero inkuru irushaho kumvikana, kandi nk'abanyarwanda munabizi ko dutabara kwa Donati ntabwo habuze abantu. Ababuzeyo nabo ngabo barimo baravuga ngo Donati ariko we ko tutamuvuga. Abo nibo babuzeyo rwose. Mwuka byaramwe mwari mukwiye kuba muri ku rupfu rwa Donati, bayagira mubafasha kubihanganisha, mumenyesha abanyarwanda n'inshuti za Donati zimwe nkeya na nkeya, kuko ntabwo yayingayinga Theogene katubivuge gutyo. Abo bose mukabya ati wa mwana wapfanye na Theogene ariwe Donati, nawe ibirori byo kumushyingura bigeze aha mukanabiyobora, ndetse ariko mwe kubiyoborera kure yaho ari musa nk'abateza umwiryane. Ntabwo ari byiza mu muco nyarwanda. Tuzi ko umuntu apfuye tugomba kumuherekeza mu magambo meza, tureke n'ibyo kuvuga ngo wenda ngo iki n'iki, ariko urabizi ko kwirimba niho hantu hambere hanahangaje. niyo umuntu ari igisambo cyapfiriye mu kazi cy'ubujura, baraza kuvuga ati runaka yapfuye, ariko nta muntu uvuga ngo yari igisambo. Bavuga ati yapfuye nyine nta kundi bakamushyirayo. Uramutse unakoresha iyo mvugo ngo yari igisambo cyangwa yari umujura, ngira ngo abari aho bakureba igitsure. Ariko bivuze ko iyo umuntu yapfuye haba hakenewe ihumure uhereza abasigaye, kuko wapfuye waba yapfuye. Abasigaye rero niba tugomba kubungabunga, hari mu muryango wa Donati tuvuga ngo Imana imuha amahoro n'imigisha kandi tumwifuje yuko dashira. Reka tubivuge gutyo, kandi imiryango yabo tuyihanganishije hamwe, tuyifasha mu mugongo. Ntabwo twakwibagira kubivuga. Wenda uyu munsi hari ukeneye kumenya aya makuru nk'uko nawe wakeneye kuyamenya ukayambaza. Reka dusabe umuryango wa Donati bakomere
bihangane n'inshuti za Donati babanaga ku ma YouTube channel, yarafite abantu bajya muri 600 bakurikiranaga ibiganiro bye. Theogene afite ibihumbi bingahe, ariko icyo navugaga nuko Donati, Theogene rwose mwarakoze kandi mukora mubasha n'umushozi bwanyu, mbaraga mwari mufite, Imana ibakiri mu bayo. Reka mvuge mu amagambo rwose ndagira ngo nago habaye kurobanura ku butoni, ariko mbabwiza ukuri ko uriwe uyu munsi ni nawe utumye akakanya nawe ununze microphone. Niyo mpamvu mpamagaye. Hari uriwe ariko ari umuntu atinyuka kununga microphone, bivuze ko niba wowe wicaye ugatekereza iki kiganiro nuko ari ubushobozi ufite. Ubwo bushobozi rero bwo kwicarana nanjye nuko hari n'undi muntu utapfa kumamagara ngo nze bitekereze urinde ukorera nde ushaka kumenya iki, ariko nakubashye nk'umunyamakuru ndewe ufitemo uburambe. Ntabwo nahora n'umuntu ku muhanda ngo mbaze amakuru ya Donati na Theogene ngo mfate iminota ingana gutya nsobanura ibyo. Urumva ko rero uriwe nawe uriwe nabyo haraho bigutambutsa, haraho bikugeza, nibyo bifashe Theogene bigatuma isi cyangwa se Kigali, u Rwanda rwose muri rusange runyeganyezwa, kugeraho nabo bantu bandi batangiye kubona ko harimo indonke, babona batangiye kuvuga ko habaye kurobanura ku butoni itorero rya ADEPR Mizerite. Urumva ko ntabwo ari ikintu nababwira ko cyaba ari cyiza cyane gucunga aho abantu babaye mu kababaro, bibereye mu kababaro, mugatangira gushaka noneho za nyungu zanyu zo kwirahuriraho cyangwa kwireherezaho abantu, mubereka ko idini ryakoze ibibi, ryakoze bidakwiriye, ko umwana we yapfanye n'umudushyingane nawe wigeze ubona n'umudushyindi n'undi. Hoya, niyo baba bavukana buryo umwe mushyira uruhande n'undi ruhande, bakoresha imvugo ziboneye zinumvikana, bavuga ati byari bikwiriye ko dushingwa ahantu hamwe. Nibyo kuko, ariko umuntu afite umuryango kandi akwiye kwegeza umuryango, bakagira uko bamuyagira ku rwego rwe, undi akagira uko yagirwa ku rwego rwe. Urumva rero kukitamujyanye ku itorero rya abereye ubushumba, twarebye turavuga ati umuntu ni mugari, hari ubutumwa bwinshi yagiye avuga ahantu hatandukanye, reka uyu muntu tumufate tumujyane mu itorero rifite urusengero runini rya ADEPR, tumujyane mu itorero rya Nyarugenge, aho kuwa kabiri kuri 27 twatuma tukiranye ubuzima bwe, naho uyu munsi kuwa gatatu cyangwa se kuwa gatatu akaba ari umunsi wo kugira ngo tubashe saa 12 twari kugera Kacyiru kugira ngo dufate umubiri we, naho gusezerana kumusezeraho mu rugo iwe byari saa 3, naho ubona saa 6 zuzuye mu kanya turaba twasubiye ku rusengero rwa Nyarugenge kugira ngo tubashe kumusezeraho, tumuragiza cyangwa turagiza abantu Imana, tubabwira ati mukomere. Naho ku isaha y'isa 10 turaba tumudushyingura aho twakwita irusororo. Murumva ko tuza gukaraba n'irusororo, batabizi babimenye. Bishoboka twahurira irusororo, twahurira Nyarugenge kufite ubushobozi, kandi menye ko ku ma social media menshi ushaka gukurikirana iby'urupfu rw'umugabo nuko aza gushyingurwa. Nababuza kubwira abantu rero ko Theogene yari umuntu wakoze imirimo ikomeye, kandi imirimo nitumye abantu bajigira bavuga amagambo menshi. Ntabwo njya nizera mu bahanuzi cyane, ariko kubabwizira mu mwibuka ko bavuze ko urupfu rwa Theogene ruzakurikirwa n'amagambo menshi, ruzakurikirwa n'ibyo biganiro byinshi, ariko igihe ni ikirero ko nimubyumva nimugire ngo hari amakuba yacitse, mube maso, ahubwo imitima yanyu nize kujya kure, ahubwo mugarukire hafi. Nibwo butumwa nahereza abantu mwese mudukurikiye. Urakoze cyane nkuko warimo dutangariza. Rero turagira ngo ukomeze tubwire, ariko unagana ku musozo, kugira ngo dukomeze gukurikirana icyo gikorwa, kugira ngo ukomeze udukurikiranire icyo gikorwa uko kimwe kiragenda, aho ibiganiro byacu tuza kugenda tubanyurizaho uko byagiye bigenda, uko byari byifashe. Dukomeze tubwire ugana ku musozo, ni ubuhe butumwa wabwira abantu bari hanze aha ngaha ku ma social media atandukanye, n'icyo wababwira? Murakoze, reka duse nk'abasubikira hano. Mwumve ko nta gikuba cyacitse rero, muhumure, kandi burya uko biri kose hari icyo Imana ibishaka gukora. Naho kandi tunasabira umugisha umuntu wese, tunabasaba gukomeza kwihangana no gukomera, tubabwira ko uko biri kose aheza ari mu ijuru ku bantu bakoze neza, kandi tunasaba ko buri muntu wese yaza kugira ngo umwanya we agaragaze
amarangamutima mu buryo bwiza butaza guhutaza bamwe, kandi mumenye ko abantu utakiri ibintu kimwe. Ibyo nitubimenya rero turaza kubaho mu mahoro ndetse nta myiryane iri muri twebwe. Uretse ko nyine hari abantu hatabura icyo bakwita urunturuntu, njya numva ko umunyarwanda avuga, mureke abavuga bavuge, ariko nizere ko mwe muri bakuru mukomeza kumva ibyo kumva, kandi umuntu ntabayobye, kuko umuntu abayobye gatoya cyane yatangira kumva ko byacitse, mukumva ko byacitse, ariko ndagira ngo namwe mwari mwumvishe izo nkuru mugarukire hafi aho ngaho, amarangamutima ntabatware mu buryo budasaba gutekereza, namwe muze gutekerezaho kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Reka nse nkusoza rero nsubike kugira ngo dukomeze umuhango wo gushyingura umuvandimwe Theogene tuzi nka Niyonshuti Inzahuke. Noneho nkuko nasobanuye ko umuhango umeze, ariko n'ababashije cyangwa se nabo babashije kugera ku muvandimwe Donat nabo tubye ngo mukomere, kandi abagabo babiri, aba Donat, umusore Donat ndetse na Theogene, n'abagabo bakoreye Imana, n'abantu bafite icyo bamariye sosiyete. Tubabwira ngo rero mu miryango, mu nshuti zabo, muri rusange tubabwira ngo iruhuko ridashira, kandi tubabwira ngo namwe mukomere, mwabashe kubura abanyu kugira ngo imitima yacu ndetse n'iyanyu ihurire hamwe. Iyi rero yari channel y'umuvandimwe bita Haryani Paul Nyawiyego, akaba ari we wankoreshaga ikiganiro. Iyi bakaba bayita Ni Byose Ahabona TV. Tunabashimira cyane ku nkunga yanyu mukomeje kudutera mutubasha kutubwira ibiganiro byiza, mu gihe abandi bafite ibiganiro bifite izindi nyungu bagamije hirya no hino. Tubashimye umwanya mwaduhaye namwe kugira ngo mubashe gushyira izi nkuru ahabona, koko n'undi muntu wabumva ko ubutumwa hari icyo bwaba mukozeho, cyasangiza abandi bandujwe n'ubutumwa buri hanze aha ngaha. Imana dukorera nimwe, gusa abantu bacu nitwe dutandukanye, imyumvire, inyungu dushaka ku bintu bimwe n'ibindi, nibyo bituma abantu bagenda bahinduka. Babyira rero ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yitwa Paul Nyawe. Noneho nakagaruka rero ku biganiro twabasha kugirana. Imana ibaha umugisha naho ubutaha, kandi babyira ngo mukomeze mukomere, yaba abakurikirana YouTube channel ya Byose Ahabona, cyangwa se bakurikirana ibiganiro bitandukanye agenda anyuzaho. Babwira ngo mwese mubashe kugubwa neza kandi mugira amahoro. Nge yari Paul Nyawe, nakagaruka. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.